Kuri uyu munsi abantu hari ibintu dusigaye ducamo tukabyirengagiza. Umuntu kuri ubu asigaye aryama akarota inzozi akumva ngo wenda ni ibyo yiriwemo, cyangwa se ukabyuka wenda bwacyo ukajya nko kunywa akantu ngo narose, ngo wana narose nabi. Gusa mu by'ukuri ngira ngo mubwire yuko ibyo siko bimeze. Iyo usubiye mu byanditswe muri Bibiliya ukuntu bari abahanuzi benshi, ukuntu usanga bose Imana yaraberekaga ibyo gukora mu nzozi, cyangwa se ibyo butumwa bajya kuvuga ahantu byose usanga byaracaga muri Bibiliya. None ariko uyu munsi twebwe turabyumva tukumva yuko hari ibintu nyine umuntu narotera mugenzi wanjye, narota ibintu bimbaho, kumva ko nyine ari ibintu bisanzwe, bitari ibintu bikaze, nkayikomereza imirimo yanjye nk'ibisanzwe. Gusa mu by'ukuri niyo turebye bari abahanuzi nabo dusanga ariko dusanga barerekwaga ibyo gukora mu nzozi, cyangwa se ibyo bahanura. Kenshi ugasanga biziye mu nzozi kandi bikaza guhura bikarangira bibayeho. Ngira ngo wabonye ku basomye Bibiliya mwabonye nka Yosefu, ubwo Yosefu yajyaga guhanurira Farawo inzozi ubwo yajyaga guhanurira Farawo byose byari mu nzozi. Mwarabibonye ku bantu basomye Bibiliya murabizi. Ndetse n'iyo urebye umugabo bitaga Daniyeli uwo muri Bibiliya, usanga bivuga ko ngo yari umugabo Imana yakundaga cyane kuko yakoraga ibyo yishimira gusa. Naho ubuhanuzi bwinshi yagiye ashyira hanze bwari ubwo mu ndoto gusa, mu nzozi. Ubundi muri make inzozi nibwo buryo Imana ikoresha ivugana n'abakozi bayo, haba kukuburira cyangwa se inzozi izo arizo zose. Kandi kuva kera kugeza na n'ubu kuri abagabo muri Bibiliya, Imana kugira ngo igire icyo igeza ku mukozi wayo cyangwa se uko ibigenza ibinyuza mu nzozi. Gusa uyu munsi twebwe nyine twabiciye amazi twumva ko ari ibintu bisanzwe nyine ibyo gusa, ubundi tukarekera. Bivuze yuko ibintu byose Imana ibikora mu nzozi. Ntabwo Imana izaguhamagara gutyo buricaye ngo wumve Imana iraguhamagaye ngo bite byawe. Ntabwo Imana izaguhamagara kuri telefone. Mbega tugomba kubyiyumvisha kandi twumva ko ari ibintu bizima, kuko niba ari abagabo Imana yakundaga cyane kurusha abandi bose, bivugwa ko bagiye mu ijuru bazamuwe, bagiye mu ijuru badapfuye. Niba nabo ku buhanuzi bwabo Imana yarakoreshaga inzozi, urumva twebwe ari iki kindi? Twebwe noneho tw'abanyabyaha dukora ibyaha, ugasanga ntabwo dukiranukira Imana ku rugero ibishakamo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubwoko butatu cyangwa se bune bw'inzozi ushobora kurota ukamenya yuko ari Imana yari iri kuvugana nawe, apana kubica amazi. Kandi iyo urebye kenshi ibintu urota iyo bitakubayeho usanga bibaye n'ahandi, cyangwa se hari igihe urota ari Imana irimo kukuburira, binyuza mu buryo bwinshi cyane. Tugiye kurebera hamwe rero ubwoko butatu cyangwa bune bw'inzozi n'ubusobanuro bwazo, ku buryo igihe uzasanga wagize izo nzozi uzamenya ko ari Imana yari iri kuvugana nawe. Gusa banza urebe neza ko wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel, kandi kugenda nkomeza kubazanira utuntu tw'ubwenge kandi tw'ingenzi, ibintu bidufasha mu buzima turimo bwa buri munsi. Twagiye inzozi za mbere ushobora kurota ukumva ntubifate nyine nk'ibintu bisanzwe, kumva ko ari ibintu uri kuvuga ari Imana iri kugira ngo ikuburire cyangwa se ikwereke uko witwara mu buzima bwawe. Ngo ni za nzozi uhora urota zisubiramo. Inzozi ukazirota uyu munsi, ejo ukazirota cyangwa se n'ejo bundi, ugakomeza gutyo. Cyangwa se inzozi ngo ukazirota ukumva muri wowe ntutuje, uko ubyutse ugakomeza utekereza za nzozi warose, ukumva byanakuremereye, ukumva birimo no kukuvuna, ugakomeza kwibaza ati ibi bintu narose. Aho uri hose bigahora bikugarukamo bikuzamo. Ahanini icyo gihe ni Imana iba iri kugerageza kuvugana nawe. Gusa nyine nta mpamvu yo kubyirengagiza ngo bice amazi, kuko ni Imana iba iri kuvugana nawe. Ikindi kintu kandi ugomba kubyitaho, kuko Imana uburyo ihanurira cyangwa se igeza ubutumwa ku bakozi bayo ni uburyo bubiri: mu nzozi cyangwa se ikanabucisha nko ku mukozi w'Imana nyine babandi twita abahanuzi, akaba ari we ibicisha, akaba yaza akabikubwira. Ikindi nk'aho mu nzozi gusa ntitukirengagize inzozi. Ugasanga urugero urose bagufunze, urose ukubita umuntu, urose umugenzi wawe yapfuye cyangwa se nk'impanuka imubayeho, ugashidukira hejuru.
burya izo nzozi ngo wenda ibyo byamara kuba washidukiye hejuru ukongera ukaryama ugasinzira, hashira akanya nanone izo nzozi ugahita wongera ukazirota ugashidukira hejuru. Ngo akenshi n'Imana iba irimo kukuburira ntitukirengagize inzozi. Rero ndaza kubabwira ndaza kubasomera naho byanditse muri Bibiliya kugira ngo mubyumve neza, ntago ni ibintu bya nyabyo. Burya icyo gihe ikindi kandi Imana biri kugerageza ko wayumva nyine igerageza kukuburira kugira ngo ubyumve, inzozi zongera zisubiramo burya ni Imana biri kukuburira, cyangwa se bitewe n'ibintu bizakubaho mu minsi iri imbere, cyangwa se ibyo ugomba gukora nk'uko nyine nuko biba bimeze. Ikindi kintu wakora kugira ngo ibyo bintu byose nanone ni amasengesho, ugasenga nyine ugasaba Imana ati niba ari ibintu biba ati ntibimbeho Mana ubindinde, mbega nyine ukiragiza Imana. Urugero niba wiruteye inzozi ukazirota tuvuge byibuze inshuro ebyiri mu ijoro, waba uri kugenda mu nshuti zawe ukumva inshuti yawe ikakubwira ko yakuroteye izo nzozi, wowe urumva ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe. Ikintu wakora nta kindi rero ni ukwiragiza Imana ugasenga, ibindi ukabiharira Imana. Tujye ku bwoko bw'inzozi bwa kabiri, mwumve neza inzozi n'ubusobanuro bwazo. Usanga niyo ugiye gusoma muri Bibiliya mbere yuko tujya ku nzozi za kabiri, usanga na Farawo ziriya nzozi yagiye arota inzozi zongera zisubiramo kugeza aho Farawo ubwe yagize ubwoba, nawe aravuga ati kandebe ko najya gusobanuza nyine ba bantu b'abanyabwenge b'abakonikoni. Nawe yagezeho yumva abigizemo ubwoba, aravuga ati reka njye kubaza abakonikoni bansobanurira izo nzozi ndebe ibyo ari byo, kubera yuko inzozi yahoraga zirota zisubiramo ashidukira hejuru, bigera aho ngaho bimutera n'ubwoba. Ku basomye Bibiliya murabizi izo nzozi Farawo azisobanurirwa na Yozefu. Mbere na mbere Farawo yaramubwiye ati narose inka zinanutse ziri kurya inka zibyibushye. Arongera aramubwira bwa kabiri ati ndongera ndota ibihingwa byumagaye byakubiswe n'izuba biri kumera ngo ibihingwa bishishe bimeze neza bitoshye. Ku basomye Bibiliya murabizi muhita mubyumva cyane. Naho ngaho Yozefu yasimubwira ati izo nzozi wumva ngo inka zinanutse zimeze ibyibushye, ibihingwa byumye bimere bitoshye bishishe. Aramubwira ati izo nzozi ntabwo ari inzozi ebyiri zitandukanye, ati ni inzozi zimwe, ubwo ni kwa kundi inzozi zigahora ziza wenda uyu munsi n'ejo, ariko zikaza mu buryo butandukanye, ariko ubona ko zishaka gusobanura ibintu bimwe. Birengira ngo urabyumva, hari ibintu byinshi biba bisobanuye ikintu kimwe. Nawe rero Farawo yabwiwe ko Yozefu wamusobanuriye izo nzozi, yamubwiye ati izo nzozi ntabwo ari inzozi ebyiri, ahubwo ni izo nzozi ntabwo ari ebyiri, ariko zisobanuye ikintu kimwe. Izo ni inzozi zimwe, ntabwo zitandukanye, kuko zisobanuye ikintu kimwe. Ikindi kandi nanone nusoma mu Itangiriro muri 41:32, izo nzozi bavuga ngo Farawo yazibonye inshuro ebyiri. Izo nshuro ebyiri cyangwa se ngo byikubye kabiri. Iyo ubundi iryo jambo ngo ryo mu Giheburayo iyo barisobanuye neza bavuga ko atari kabiri, ahubwo ari inshuro nyinshi zirenze inshuro ebyiri gusa. Rero ngo kugira ngo umenye ko warose inzozi, kugira ngo umenye ko ari Imana yarire kukuvugisha cyangwa se igerageza kukuburira, cyangwa se uko wakitwara nk'uko twabyumvishe, ngo nuko izo nzozi zizajya zihora zisubiramo, ntuzabica amazi, kuko icyo gihe n'Imana izaba iri kugerageza kukuburira. Twagiye ku bundi bwoko bw'inzozi za kabiri, ku bwoko bwa kabiri bw'inzozi urota ukamenya ko Imana ariyo iri kukuvugisha. Ngo ni za nzozi ziza nyine zikagira icyo zisiga mu mubiri wawe, mbega ukumva hari ukuntu usigaye umubiri wawe usigaye umeze bitandukanye n'uko wari umeze, cyangwa se no mu mutwe wawe ugasigara mbega umeze uko utari umeze. Wenda tuvuge wari waryama ukarota nk'inzozi, wamara kurota izo nzozi ukarota inzozi ukumva ufite ubwoba, ukabyuka nyine wumva umutima wahagaze, ukumva mbega muri wowe wacitse n'intege, ukumva nyine uzakubujije n'amahoro muri wowe. Icyo gihe bivuze ko ngo ari inzozi nyine, kandi ntibibe gutyo uwo munsi gusa, n'ubundi bukurikiyeho inzozi zigakomeza zimeze gutyo. Ukomeze no ku munsi ukurikiyeho hose ukumva inzozi zakuzengereje, ukumva byaguteye n'ubwoba, ukumva ufite ihungabana,
mbega ukumva ntibisanzwe kuri wowe. No mu byo ukora byose, aho ugiye hose, hashira iminsi ukumva ati ariko ejo bundi narose inzozi ariko ndumva zambujije amahoro, gusa ugakomeza wowe ukituriza ukumva ari ibintu bisanzwe. Icyo gihe nawe ukabifata nk'ibintu bisanzwe, aba ari Imana yagerageje kuvugana nawe ikuburira cyangwa se ngo ikwereke uko wakitwa. Urugero turebe hano muri Bibiliya, nk'iyo usomye kuri Daniyeli ku gice cya 4 ku murongo wa mbere ugakomeza hepfo hano ku murongo wa mbere no wa 2 gusa, haranditse ngo njyewe umwami Nebukadinezari nari nimereye neza mu nzu yanjye y'ibwami, ndangije ndota inzozi ziteye ubwoba. Ati ibyo nibwiriye mu buriri bwanjye cyangwa se ibyo neretse bimpagarika umutima. Urumva umwami ariko ubaze umwami nawe ibyo yarose, ibyo yeretswe bikamutera ubwoba ku buryo yumva hari n'umutima wahagaze biturutse ku bwoba bw'inzozi yarose. Wumva icyo kintu nawe uburemere bwacyo. Ariko uyu munsi tuvugana wowe urarota inzozi ukarota izindi ukumva ni ibintu bisanzwe, yewe naho zakugumamo ukumva zaguteye shoke, ntukomeze kubyitaho nyine ukabica amazi, kandi mu by'ukuri ntabwo ariko byagakwiye kugenda. Nanone ibyo bintu byo kurota inzozi zikaguhamura, turongera iyo uje ukareba hano muri Bibiliya mu gitabo cya Yobu ku gice cya 7 ku murongo wa 14 naho bigaragaza ukuntu Yobu ubwo yarivugiye ati nyine haranditse aho ngaho kuri uwo murongo ati untera ubwoba. Ubundi neza haranditse ngo uhera ko ukanteresha ubwoba inzozi, uhera ko ukankangisha inzozi, ukanteresha ubwoba n'ibyo neretswe mu nzozi. Undi murongo wo muri Bibiliya bakwereka ukuntu izo nzozi ziba zifite akamaro, ushobora kuza gusoma hano muri Matayo ku gice cya 2 ku murongo wa 12. Muri Matayo ku murongo wa 2 nako ku gice cya 2 ku murongo wa 12 haranditse ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herodi, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Ikomeje hano ku murongo wa 13 haranditse ngo bamaze kugenda marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Kugira ngo murabyumva, uyu ni umurongo wo muri Bibiliya hano muri Matayo ku murongo wa 12 ukageza hano ku wa 13. Murumva ukuntu n'ibintu byose Imana yagendaga iburira abantu mu nzozi, n'indi mirongo myinshi igenda ibigaragaza yo muri Bibiliya. Reka tujye ku bwoko bw'inzozi bwa 13 kugira ngo mwumve akamaro cyangwa se uburemere n'imbaraga inzozi duhora turota buri gihe bifite agaciro, nyine uburyo bihambaye. Ubundi bwoko bw'inzozi ushobora kurota ukamenya ko atari ibintu bisanzwe, ari Imana yari iri kugerageza kuvugana nawe, ni za nzozi nyine, za nzozi z'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ahanini ubwo ni za nzozi zishobora kubaho ukarota zikwereka iby'ahahise cyangwa se iby'ahazaza. Ubwo ngubwo izo ni zo nzozi z'ubuhanuzi ahanini, cyangwa se nanone izo nzozi Imana ikazinyuza kuri ba bahanuzi nyine, bo bakaza bakaba babishyira hanze cyangwa se bakabibwira uwo ubwo butumwa bugenewe, ariko nyine Imana yabinyujije ku bahanuzi gusa. Cyangwa se nawe nyine ukazirota, ariko ukarota nk'ibintu by'ahazaza, waba byiroteye waba biroteye undi muntu, ariko ukarota ari ibintu by'ahazaza cyangwa se by'ahashize nyine. Icyo gihe ugomba kumenya ko nabwo ari inzozi Imana iri kugerageza kugira ikikwereka. Niyo mpamvu iyo uje ugasoma muri Mose hano ku gice cya 3 ku murongo wa 7 haranditse ngo niyo mpamvu Imana nta kindi izakora usibye kukugaragariza amabanga yayo cyangwa se kugwishurira amabanga yayo ibinyujije mu bakozi bayo cyangwa se ari bo bahanuzi baranyine twita abahanuzi. Zenga Imana buriya iyo iri mabanga itayakunyujijeho direct iba iyanyuza ku bahanuzi nyine, bakaza bakakubwira ubwo butumwa Imana yakugeneye, ariko yabinyujije kuri abo bahanuzi. Akambwira ngo komeza ukanda subscribe nkomeze mbazanira utundi tuntu tw'ubwenge ku
kuri iyi YouTube channel.